Hello my people, mumeze mutese? Nizere ko mumeze neza. It's your boy Blaze Hadar. So, ngiye kubereka akantu wakora kuri account ya Facebook kugira ngo wirinde abantu bagutaginga amafoto, amavideo by'urukozasoni kandi utabishaka. By the way, reka ngushimire wakoze subscribe, like, share and comment. Kandi nawe utarakora subscribe, like, share and comment, nagushishikariza kubikora. Hari ukuntu ujya kuri account yawe ya Facebook ugasanga bagutaginze amafoto, amavideo by'urukozasoni kandi ibyo bintu utabishaka. Nkurikira step by step uraza gusobanukirwa neza y'ukuntu ibyo bintu wabyirinda. Uraza kuri Facebook ya nk'ibisanzwe uyifungure. Rero urabona ko yamaze gufunguka. Urahita uzikirike kuri utu turongo dutatu. Aha, bakirike, uzamure, uzukirike ahanditse setting. Aha, bakirike, uzamure, uze ukirike ahanditse profile and tagging. Bakirike, uzamure, uze ukirike ahanditse review tag people add to your post before the tag appear on Facebook. Ukore on, uze na hasi handitse review post your target in before the post appear on your profile, nawe ukore on. Numara gukora ibi ngibi, abantu bazajya bagutaginga amafoto bazajya babanza bagusabe uburenganzira kuri Facebook. Niba ushimishijwe n'iyi video cyangwa se wayikunze, kora like na subscribe, wandike no muri comment y'ikindi kintu nazagufasha.